ariko umunsi wo kuwa mbere niwo twafashe kugira ngo tujye dusengera ingo zacu. Ni ukuvuga rero gusenga, tubyuka mu gitondo tugasenga, hagati mu munsi tugasenga, hanyuma nimugoroba nyuma ya saa 12 nto dusoza amasengesho, akaba ariho tunafungura. Hanyuma rero wa mugabo uri kundeba, wa mugore uri kundeba, nakubwiye ngo Imana niyo yubaka. Imana rero kugira ngo ikubakire urugo ntago ari ukubera mva nkubwira ikintu wa muntu uri kundeba muri uyu mwanya. Nugusenga, usengera bya bindi wifuza mu rugo, kuko ntago mbizi ngewe ngira ibyo nsengera mu rugo rwanjye, ariko nawe ugira ibyo ukumba gusengera mu rugo rwawe. Nabibabwiye ibiri general, ibyo abantu bose bakeneye, ariko hariho nibindi ntazi. Ushobora kuba ukeneye yuko muganira n'umugabo wawe mugahuza, muganira n'umugore wawe mugahuza, ariko ikibazo gihari mu rugo rwawe ari communication. Sengera communication, kubera ko nicyo cyonyine kibura. Nta muntu wundi ushobora kuzanga ashobore kuba yagira yatunganya ibintu by'iwawe kuretse wowe n'uwo mwashakanye, ubundi mugahereza karibu Imana mu rugo rwanyu, ikagenda ibayobora uburyo mugomba kugira gute, mugomba gushimishanya hagati yanyu. Uburyo washimisha umugabo wawe, uburyo washimisha umugore wawe. Ndabakunda cyane, nifuza ko buri muntu wari we wese undeba hano kuri Chantal Hakiza yagira urugo rwiza. Iyo mbonye umugore n'umugabo bakundana birandyohera cyane, kuko nzi uburyo urugo rwiza ruryoha. Reka mbabwire ikintu. Kera hari ibintu twajyaga tutumvikanaho n'umutware wanjye, ariko rimwe turicara turavuga ati tugomba gusengera urugo rwacu. Tugomba gusengera urugo rwacu. Kuva twatangira gusengera urugo rwacu, kuva twatangira kuba imbere y'Imana cyane kurushaho, Imana yaragaragaye mu rugo rwacu. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza muri Sanga. Hello, amakuru yanyu murakomeye. Nizere ko mumeze neza nkuko bisanzwe. Ni Chantal Hakiza, mugiye kuganira muri uyu mwanya. Ndi mama w'abana 3, ndubatse, ntuye muri Amerika, niho Imana indindiye muri uyu mwanya. Rero nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Hariho ikintu nagira ngo tuganire. Ndashaka kuganira n'umuntu wubatse. Ndashaka kuganira n'umugabo yubatse ari kundeba, n'umugore yubatse ari kundeba muri uyu mwanya. Hariho message ngufitiye ishobora kuba yagufasha kubwo urugo rwawe. Abantu baransabye barambwira ngo ariko Chantal ugomba kutubwira neza, eske ni gute umuntu ashobora kugira urugo rwiza, urugo rurimo umunezero, urugo mwumvikana ku kintu cyari cyo cyose. Ese ni igiki gishobora kuba cyatuma urugo rumera gutyo? Rero murabizi ko kenshi nkunda kubabwira yuko burya urugo rwubakwa n'Imana, sibyo? Urugo rwubakwa n'Imana. Urugo rwo rwose uzajya ubona rumeze neza, urugo uzajya ubona nta kibazo gihari. Burya mu rugo haba harimo Imana, Rero nagira ngo mbabwire urugo rwiza, ikintu cyatuma urugo rwawe ruba rwiza. Urugo rwawe rw'umunezero, urugo rwishimirwa n'abantu, urugo rwishimirwa n'Imana, urugo buri muntu wese areba akumva arishimye, urugo umuntu yinjiramo akumva afite umunezero. Urwo rugo rero rutangwa n'Imana, ntago ari wowe wenyine ushobora kuba warucreatinga utari kumwe n'Imana. So rero murabizi neza ko njye mbabwira ati mujye mufata umunsi umwe mu cyumweru. Mufata umunsi umwe mu cyumweru, urashobora gufata umunsi wari wose wumva wowe uri comfortable, wumva wowe ushobora kujya imbere y'Imana, kubera ko ntago ari abantu bose bashobora kuba bavuga ati uyu munsi ndashobora kuba nakwiyiriza. Hariho abantu biyiriza kubera ko bari mu rugo, hariho abantu biyiriza kubera ko bari ku kazi, hariho abantu biyiriza mu buryo butandukanye. So rero bisaba yuko ugomba kumva ukavuga ati uyu munsi ngiye ndashobora kujya imbere y'Imana, ndashobora gusenga, nkakora amasengesho yo kwiyiriza,
ndi imbere y'Imana mfite umwanya, kubera ko hari abantu batabishobora kujya mu masengesho bari mu kazi, bitabashobokera ko bashobora kuba basenga hariya hagati mu munsi. Ariko ngewe na groupe yanjye, na groupe nababwiye ko mfite amagroupe anyobora. Hariho groupe y'abifuza kurushinga, hariho groupe y'abubatse. Twafashe umunsi wo kuwa mbere, ababishoboye barabikora, abatabishoboye hari nabambwiye ko bafata undi munsi atari umunsi wo kuwa mbere, ntacyo bitwaye habe na gatoya. Ariko umunsi wo kuwa mbere niho twafashe kugira ngo tujye dusengera ingo zacu. Ni ukuvuga rero gusenga, tubyuka mu gitondo tugasenga, hagati mu munsi tugasenga, hanyuma nimugoroba nyuma ya saa 12 nto dusoza amasengesho, akaba ariho tunafungura. Hanyuma rero wa mugabo uri kundeba, wa mugore uri kundeba, nakubwiye ngo Imana niyo yubaka. Imana rero kugira ngo ikubakire urugo ntago ari ukubera ko ibintu byose muhora mugira n'iki byose, bisaba sacrifice, bisaba ikintu ugomba gutanga, ikiguzi ugomba gutanga. Rero ikiguzi twebwe dutanga kugira ngo ingo zacu zigende neza, niko tugomba kugira gute, tugomba kwirwa imbere y'Imana. Imana ikunda kuyuko uguma ukayihamagara, Imana ukayihamagara mu rugo rwawe. Niba ubona hari ibintu bitagenda neza mu rugo, hamagara Imana, Imana izagaragara. Imana izagaragara. Imana nuyihereza umwanya ukayisenga uyizeye, izagaragara mu rugo rwawe. Uzajya usengera bino bintu mu rugo rwawe kugira niba ushaka ko urugo rwawe ruba rwiza cyane. Ajya usengera urukundo, kuganira mu gahuza, kumvikana muri byose. Ibyo bintu ari byo uzajya usengera, hanyuma noneho kwizerana, noneho Imana ikaza ikaganza mu rugo rwanyu, ku buryo umugabo wamenye Imana, ku buryo umugore wawe wamenye Imana. Hagati aho ngaho niba Imana iganje wanyu, niba Imana yicaye wanyu, byose bizagenda neza. Ariko bisaba izindi imbaraga, bisaba yuko ugomba gusenga kandi wizeye. Kuko hari abantu basenga akavuga ngo narasenze, ngo ntako ntagize, ngo Chantal urambwira ngo ninsenge narasenze ntako ntagize, ariko nta kintu gihinduka mu rugo iwanjye. Reka nkubwire ikintu, uri gusenga, ese usenga gute? Ese uhamagara Imana gute? Uri gusenga ariko ntago ugira kwizera. Ubundi iyo uhamagaye Imana ukayibwira ikintu, ugomba kumva ko cyakoretse. Numara kumva yuko cyakoretse, koko kizakoreka kubera ko yizeye. Imana nuyifata nk'Imana ntoya, nayo izagaragara nk'Imana ntoya. Imana nuyifata nk'ikintu kinini cyane, nayo izagaragara nk'ikintu kinini cyane. So rero mumenye uburyo mugomba guhamagara Imana. Sibyo, umenye uburyo uhamagara Imana, uburyo usenga Imana. Ese Imana uyibwira gute? Reka mbabwire ikintu. Hariho abantu benshi ukunda kumva, ukumva baravuze ngo Imana niyo yubaka. Ng'icyambere ni ugusenga. Ariko reka nkubwire ikintu, gusenga kutagira ibikorwa byiza ni ubusa. Gusenga kutagira kwera imbuto ni ubusa. Ibaze kugira ngo wirigwe umunsi wose uri mu masengesho, uri gusenga, usengera urugo rwawe, hanyuma wagera mu rugo umugabo yakuvugisha ugatangira ukamutuka, yakubwira ibi nibi ugatangira ukamubwira nabi, umugore wawe yakubwira ibi nibi ugatangira ukamubwira nabi, ngo wiriwe imbere y'Imana, wiriwe usenga ariko nta mbuto na nkeya ufite. Rero umva nkubwira ikintu, wa muntu uri kunda muri uyu mwanya, no gusenga, usengera bya bindi wifuza mu ryo, kuko ntago mbizi, ngewe ngira ibyo nsengera mu rugo rwanjye, ariko nawe ugira ibyo ukumva gusengera mu rugo rwawe. Nabibabwiye ibiri general, ibyo abantu bose bakeneye, ariko hariho n'ibindi ntazi. Ushobora kuba ukeneye yuko mugana n'umugabo wawe mugahuza, mugana n'umugore wawe mugahuza, ariko ikibazo gihari mu rugo rwawe ari communication. Sengera communication, kubera ko nicyo cyonyine kibura. Ibindi byose birahari, ariko nta communication ihari. Ushobora kuba wowe hagati n'umugabo wawe n'umugore wawe imibonano mpuzabitsina itagenda neza, sibyo? Wenda hari ibyo udakora neza, wenda hari ibyo mutumvikanaho. Senga Imana ikugardinge, ikwereka uburyo ushobora kuba washimisha mugenzi wawe, ikwereka uburyo ushobora kuba washimisha umugabo wawe, ikwereka uburyo kuba washimisha umugore wawe. Ese imibonano mpuzabitsina mugomba kuyikora gute kugira ngo mushimishanye? Usenga Imana iguhereza amaso
kumenya ikuyobore uburyo ugomba kugenda muri icyo kintu, gusenga unabaza n'Imana uburyo igomba kukuyobora kugira ngo ushobore kugenda muri icyo kintu. Mushobora kuba mufite ikibazo cyerekeye amafaranga, mu rugo mupfa amafaranga pe, buri gihe amafaranga yakwinjira mu rugo ukagira ngo ni intuza ni shitani yinjiye mu rugo. Musengera amafaranga mufite, niba amafaranga yiyongereye mu rugo iwanyu muyasengere kugira ngo mushobore kuba mwayumvikanamo neza, mushobore kuba mwamenya ukuntu mugomba kuyakoresha neza. Umwe ntagende yikurura n'undi ngo ntagende yikururira, sibyo? Ashobora kuba ari ni wenda tuvuge hari ikibazo cyerekeye ibintu by'ubukene mu rugo iwanyu. Umugabo wawe yabuze akazi, umugore wawe yabuze akazi, nta kazi mufite, muhorana ibibazo umunsi ku munsi, ibibazo bitajya bikemuka. Musengera akazi mu rugo rwanyu, wenda nicyo kintu kibuze mu rugo rwanyu. Musengere akazi mu rugo rwanyu. Mushobora kuba imiryango itaboroheye, imiryango iri gushaka gusenya ingo zanyu. Urugo rwawe nyoko buke yararwinjiyemo, urugo rwawe so buko yararwinjiyemo, urugo rwawe abavandimwe bo kwashatse baragwinjiyemo. Niba ari icyo kibazo gihari, jya imbere y'Imana usenge, wirukana abantu mu rugo iwawe bashaka kuza kugusenyera urugo, kugira ngo hatange ibintu by'umunezero. Mu by'ukuri ntiyabure yuko mushobora kuba mwabana nk'imiryango, ariko base n'abegeye kure gatoya kugira ngo ushobore kuba wakubaka urugo rwawe neza, sibyo? Ashobora kuba ari ibindi bintu bitandukanye ngewe ntazi ariko wowe uzi. Senga ubyereke Imana, uvuge ati ibi bintu ntago bigenda neza. Umugabo wanjye anca inyuma, umugore wanjye anca inyuma, umugore wanjye nta kinyubaha, umugabo wanjye nta kinyubahisha, nta gakinkunda, urukundo rurabuze mu rugo iwanyu. Sengera urukundo. Icyo cyonyine nicyo kizatuma urugo rwawe rugenda neza. Nta muntu wundi ushobora kuza ngo ashobore kuba yatunganya ibintu by'iwawe kuretse wowe n'uwo mwashakanye, ubundi mugahereza karibu Imana mu rugo rwanyu, ikagenda ibayobora uburyo mugomba kugira gute, mugomba gushimishanya hagati yanyu. Uburyo washimisha umugabo wawe, uburyo washimisha umugore wawe. Ushobora kuba ufite umugabo w'umunyamahane, ugira amahane menshi cyane, igihe cyose yinjira mu nabi, uwo n'umwanzi atanu umwaritsemo. Senga, irukana uwo muzimu umurimo udatoshobora gutuma yumvikana nawe, wowe mugore w'Imana yamuhaye. Ushobora kuba ufite umugore uhora ushaririye, umugore uvuga amagambo mabi. Hari abagore njya mbona amagambo bavuga cyangwa nkumva ndumiwe. Ntago narinzi ko abagore biwacu dushira isoni, ntago narinzi ko abanyarwandakazi n'abarundikazi dushira isoni, ariko narabibonye. Kera bajyaga bavuga ngo abagabo nibo babi, ngo abagabo biwacu n'abantu babi, ngo abagabo b'Abanyafrika ngo n'ababiuser, ariko hariho n'abagore b'ababiuser, abagore b'abagome cyane bafite umushiha, abagore bashihoragura abagore bakubita abagabo babo. Kera bajyaga bavuga ko abagabo aribo bakubita abagore gusa, hariho n'abagore bakubita abagabo babo. Mwirukana uwo muzimu uri gutuma mutumvikana hagati yanyu, mudashobora kuba mwashyira hamwe. Senga wirukana imyuka mibi y'abapfumu n'abarozi mu rugo rwanyu. Irundukana za karande mu rugo rwanyu, kumbwira ngo iwanyu abantu b'iwanyu bose baradivorsa. Irukana iyo karande, kumbwira ngo abantu b'iwanyu bose nta numwe yubaka. Irukana izo karande, ibyo ntago bikeneye iwawe, ukeneye urugo rushyashya. Urabyumva? Byose Imana izabikora. Wirukana inyatsi mu rugo rwanyu. Nimubona amafaranga mumenye uburyo mugomba kuyakoresha, nimubona amafaranga mumenye uburyo mugomba gukora budget, kandi mushobora kuba mwahuriraho mwese. Hagati aho ngaho byose bizagenda neza. Ubwo rero Imana ikomeze kuba mpera umugisha. Icyo cyonyine nicyo cyakubaka urugo rwawe, gusenga,
ugafata umunsi umwe mu cyumweru ukiri utariye uhamagara Imana kubw'urugo rwawe. Urugo rwawe ruzahinduka ijuru rito. Ibi nkubwira ni ukuri, ndabizi. Imana yagize ibyihindura iwacu. Hariho ibibazo byinshi twahuye nabyo bitandukanye mu rugo rwacu, ariko kwegera Imana tuyisaba uburyo ishobora kugira gute kuduhereza inzira dushobora kuba twakumvikana muri byose, uburyo ushobora kuba nashimisha umugabo wanjye uburyo yanshimisha. Birashobora gutwara igihe, birashobora gutwara iminsi, ariko bikazakunda. Wesenga utegereje, wihangana, kandi wongeraho n'ibikorwa byiza, byose Imana izagaragara mu rugo rwanyu. Ubwo rero Imana ikomeze kubakira ingo zanyu. Ndabakunda cyane. Nifuza ko buri muntu wari we wese undeba hano kuri Chantal Hakiza yagira urugo rwiza. Iyo mbonye umugore n'umugabo bakundana birandyohera cyane, kuko nzi uburyo urugo rwiza ruryoha. Reka mbabwire ikintu. Kera hariho ibintu twajyaga tutumvikanaho n'umutware wanjye, ariko rimwe turicara turavuga ati tugomba gusengera urugo rwacu. Tugomba gusengera urugo rwacu. Kuva twatangira gusengera urugo rwacu, kuva twatangira kuba imbere y'Imana cyane kurushaho, Imana yaragaragaye mu rugo rwacu. Ndagira ngo mbabwire ngo niba bavuga ingo nziza zibaho, ndibaza ko turi mu ngo za mbere nziza. Ndabifuriza kugira urugo rwiza. Ndabifuriza kugira urugo uzishimira gutahamo every day. Ndabifuriza kujya mukumbura uwo mwashakanye, kumbura umugore wawe niba mutari kumwe, kumbura umugabo wawe niba mutari kumwe. Twebwe ni kuri iyo tape tugezeho. Wagira ngo turaba fiancé. Kandi tumara imyaka 15 twubatse. Kubera iki? Kubera Imana. Nta kindi cyubaka. Imana niyo yubaka. Wa muntu uri kundeba wumva yuko ngo usenga badasenga Imana ntibubatse ntibagize gute, barubatse. Ntabwo uzi ibyo bubakiyeho. Bashobora kuba nabo bafite iyindi Imana yabo. Babyumvise? Bashobora kuba bafite Imana yabo nabo bakurikira. Ariko iyi ngiyi nkubwira ni ya Mana yacu yo mu ijuru, ya yindi yaremye ijuru n'isi, ya yindi yaturemye twese hano, ariyo yonyine uzahitamo kwizera. Izo zindi ntago nzikugiriyeho inama ngo uzizere, kubera ko iyi ngiyi yacu niyo itanga ibintu ushobora kuba wagumana. Zira Mana zabo ziratanga, ariko igihe kanaka zikaza zigatwara ibyo bintu byabo. Ndakwifuriza urugo rwiza wa mugore uri kundeba. Ndakwifuriza urugo rwiza wa mugabo uri kundeba muri uyu mwanya. Egera Imana yacu, urugo rwawe byose bizagenda neza. Ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza. Bye bye.